uyu ni umwanya wo kubagezaho ibiganiro by'urunana twumvise muri iki cyumweru. Nyiramarisa yari yahuye n'uruva gusenya. Hagati aho nyuma yo gusohokana na Petero, Mutesi ngo aramutse atameze neza. Byamugendekeye bite? N'urunana. Nukuri sinarinzi ko bwakeye Felicia. Ayewe, twakaze twagatangiye, ubu Benite nageze kuri botike, wowe yorosha uraguna reka ntiwarura. Urumva atari umunebwe koko mute? Mbabara sinemereye neza Felicia. Ngo? Ndumva nameze neza rwose. Urarwaye se? Ndumva nameze neza gusa. None se, niba utameze neza wagiye kwa muganga cyangwa ukajya ku mujyanama w'ubuzima? Reka nta mpamvu yo kujya kwivuza kandi nzi impamvu. Ye? Uzi impamvu utameze neza se? Impamvu ndayizi. None impamvu udashaka kumbwira ni iyihe? Nyine n'ibimenyetso bibanziriza imihango. Apo, ubwo sibyo nibyo wamishaga koko? Siko ntari nahangayitse. Ega nawe musaza wanjye ushaka kumenya ibintu byose. Aha, aho uranshoboye rwose, kuko sinakuburanya pe. Cyane cyane ko ntazi nuko imihango iryana ngo nkuburanye. Ubwo niwumva umeze neza ugira icyo ukora rero Mutesi byo? Ugira icyo ukora hano mu rugo ko ngiye kwahira iriya nyana. Allo? Allo sheri wanje sweetheart, my lovely girl. Aha, ko numva uzindutse wazanzwe n'urukundo Pete. Ndumva noneho rwabaye rwinshi kandi rwose bigurumana sheri. Genda nge nakurakariye Pete. Kubera iki se kandi sheri shushu wanje bebe? Uzi ko ubwo mbeshye musaza wanjye ko nameze neza Pete, kandi naheze mu buriri kubera inzoga warayinywesheje. Narengeze mu rugo mitanerekeza mu buriri nawe mvugishije Pete, mitaniyoroza. Benitaje kumbaza impamvu ngiye mu buriri ntariye mitanisinziza kugira ngo navuga kumva umwuka w'inzoga. None dore nabuhezemo. Ariko sheri wanjye sigaye ubwenge. Wowe abavandimwe banjye ntubazi Pete, ntakoresheje ubwenge sinabakira. Tumenye ubwenge sheri, ire tumenye ubwenge tubarindagize ntibaramu. Bivuze ko ushaka kuzongera kunywesha inzoga Pete? Ubwo turi urazizishana. Urazizishana? Stefa, amburiye imigozi yawe njya kwikemurira ikibazo rwose. Nyamara, niba umbeshye, naguhambura ukarenga uru rugo. Ugenda ugiye, ugenda ubutazagaruka. Nakubwiye ko ntashaka ko uhagira umuntu n'umwe umenya ibyabaye hano. Wambabarira unyohereze ingoyi nigire mu bwiherero. Ibyo kugenda hagenda ufite amaguru. Ntakuvunnye nyine. Uzibeshye wongere kunsuzugura sha. Zakukuramo nawe maso. Nuwo munwa wiha kuvuga vumbura gusa. Nzawumenagura. Urarira se ngurantera imbabazi njyewe. Jewe hari untera imbabazi. Igihe wansuzugure warigize igishegabo muri uru rugo nka kwihorera, wumvaga ntari ndambiwe. Narakwibikiye de. Ninjye wakurambiwe Stefa. Undi muntu wakwihanganira umugabo nkawe ninde? Stefa, ugenda ubyara hirya no hino uzana abana ahangaha mu rugo. Stefa, ukorera amafaranga ntihagire iryo ugeze muri uru rugo. Njye mba nakoreye se. Stefa, nutinyuka ukanagurisha imyaka niyejereje kandi ariyo gutunga abana bawe. Tete kasenye. Asoni, wikomeza kumena umutwe. Ninjye wihanganye ahubwo Nyiramari, umugore w'ingware gusa usuzugura umugabo we. Ubwo se witinyegura ngo nakoresheje ibishyimbo ngo cyangwa n'ibigitoki niko uba wawihinze mu isambu yandi. Ariko nkubaza Stefa, rwose mbabarira unsubize, kuva twabana kugeza ubu niki ntakoze ngo nitangire urugo rwawe nanjye? Niki ntakoze nitangira umuryango wacu koko ku buryo
ikiragurya. Ubaye iki kwisongera kumamagara Pete? Umva sheri, inama yanjye yaranshanye hari akantu nakubwiye. Sheri, nukuri ndagukumbuye pe. Ariko ntugakabye Pete, ubusa aka kanya uhumbuye ute? Wowe ntubizi shamute. Wabyutse se sheri? Ubu mamagara bwo nyorosora ngo byuke. Mu by'ukuri se nicyo gitumye wongera kumamagara Pete? Hari akantu bagiye kukubwira nukuri sheri. Wibagiye kumbwira iki Pete? Nukuri nangiye kukubwira ko njye n'umutima wanjye rwose tugushimira cyane. Mute, nyine ndagushimira cyane ko waraye unejeje pe. Kandi Pete winyiterera isoni. Ahubwo rwose ndagusabye ngo tuzongere vuba. Genda se nyine wacyanawe. We waraye nkoresheje ibintu ntari niteguye. Utari ubyiteguye ko ntibyatumye tutishima sheri. Pete. Kana sheri wanjye nkunda. Umenye ko utagomba kubigira akamenyero. Kunkoresha amakosa nk'ariya n'agakingirizo koko. Urabizi ko rwose byadutunguye sheri. Nanjye nzi ko agakingirizo ari ingenzi rwose. Kuko katurinda indwara n'indi itateguwe. Umenye ko nabyemeye kuko ngukunda nkanakwizera Pete. Nanjye ndakwizera kandi ndagukunda sheri wanjye. Ariko nyine wimbwira ngo rwose ifite uzongera sheri. Oya Pete. Kandi imvura igwa neza risubira mute? Ngo iki? Umuntu nyine ntiyima ibyiza kandi yarumvise ubwiza bwabyo. Sinumva neza icyo ushaka kuvuga Pete. Nyine ndashaka kukubwira nako kugusaba ngo nyine nshakisha ubundi bushobozi dusongeye rwose tujyare ahantu turyoshye ubuzima sheri. Mwese urajya ngo tugende dutema amafu. Dore nk'umutsibye akazi nta nagakoze. Ihangane kandi. Ayi wewe, kwa kuguru ndakunyeganyeje. Urakunyeganyiriza iki se kandi uzi ko bikubabaza mama? Ayi wewe, urabizi kandi njya kwa Alphonse na Nansiyata. Njyewe mama? Wowe nyine. Uragira ngo ntumende wundi. Ihuta urabwira ikibazo cyanjye. Ariko mama uragira ngo papa nyicire koko? Kane nawe mwana wa ntushaka kuntabariza. Telefone yanjye nayo yashizemo umuriro ubu ntishobora guhamagara. Uragira ngo zizanyicire muri uru rugo? Mama ndagukunda cyane rwose urabizi. Ariko papa nyine ntamenya ko yenge wabwiye mudugudu ibyabereye hano arahita nyica n'umwana wanjye bugingo. Genda yewe ubabwire baze abana bare kandi ubabwire ibyabereye hano byose mu ijoro ryakeye n'icyabiteye. Mama rwose mfite ubwoba. Ubwo se nkubitanye na papa mu nzira njya kwa mudugudu ntiyahita. Genda yewe ataragaruka. Ihute wa mukobwa we. Dore ndi kubakajya. Ma wanditse kunsuka koko. Urabizi papa siza twihanangirije ngo umwana wibeshye akabwira umuturanyi ibyabereye ahita mukuru. Ariko muri uru rugo nta mwana ntaza. Mwese murashaka kumva. Oya mama sinshaka kupfa rwose. Gusa ndatinya ibyo papa yabona amenye ko ari njye wamureze. Urabizi ntankundira umwana ahora amutuka ibitutsi bibi. None nasanga yamujugunye mu musari nabigenza nawe. Nabonye nta mbabazi agira mama mbabarira. Kanyigiriza aka kaguru kane. Uretse gato. None se nkubaze kane. Ndakumva mama. Nutantabariza ko ndibugwe muri iyi nzu umwana wanjye. Nimara gupfa se akazana na Dina muri uru rugo. Wowe n'uwo mwana wawe muzarubabana mu koko. Mama oya. Kusubira Cedri. Burya uyu maso muga naringeze ngo urasinziriye. Oya ndi maso nuko nari nirambitse hano mu ntebe kubera umunaniro sha. Muvuye ku kazi munaniwe cyane noneho. Oya uyu munsi sinakoze ariko niriwe nkora isuku hano mu rugo none ndananiwe cyane. Iyo nanjye nayo mvuye ku ishuri nyura hano kugira ngo ndebe ko hari icyo nagufasha nirebere n'agapira. Wabibonye ko nanjye ariho nari ndimo kureba. Nuko nani wari ku match yari nziza da. Yararyoshye cyane.
uriya musore akubise igitego cyiza cyane pe. natinze ku ishuri igice cya mbere kirancika, none niba hari akazi gahari kame nkagukorera muga, nze ndebe igice cya kabiri mbone gutaha. Akazi se ngeze amahirwe uraza rwose, akazi gahari nari nabuze ukankorera. ndabizi rwose wabuze umuntu ukuvomera muga, reka njyane amajerekani abiri sintindayo rwose. Garuka Cedri. nari ngiye kureba amajerekani mu gikoni mujye kuvoma. Iyo mvuze akazi wumva kuvoma gusa Cedri? Cyangwa gukoropa, ubwo niba amazi ahari ndagukoropera mu cyumba. Cedric rwose nkunda kugira umwete. Ko munsetse se muga? Akazi rwose uyu munsi nakikoreye, navomye ndakoropa nkarora ku irembo, none kuko nakoze cyane amaguru arandya, icyo nkeneye ni massage ku birenge no ku maguru. Yego Cedric, masa mu birenge kuko ndumva harimo ibinya byinshi. Ibyo bintu ndabishobora muga, ni ukuri sinzi uko bakora massage, kumenya bisaba abantu nkamwe bize ubuganga. Enda hano utangire umase ibirenge yewe, ndakwereka. Icara kuri iyi ntebe, okay? Ngaho ufata ikirenge utangire ukanda utya uzamura. Muga, ubu kuva wawe wigeze ukandagira hasi nta nkweto wambaye? Kubera iki Cedric? Ufite ibirenge byoroshye cyane pe, uba wakandagira hasi na rimwe kuva wavuka. Uzi ko umuntu akanda ibirenge byawe akanepa nko kuri matora. Aho ni mugira ngo nabasuzuguye Rufatsi we. Oya da. Kandi tubibona ko ugaburira amatungo Stefa. Yewe reka ndetse ahangaha zirya ibingibi, hanyuma nze numva icyo munshakira umuyobozi w'umudugudu n'umujyanama w'ubuzima. Ugira ngo se turagushaka wenyine Stefa? Turagushaka uri kumwe na Nyiramariza. Kuseka se ari wose koko nawe niko rufu. Nyiramariza muramushakira muri urugo y'amanywa koko? Yagiye se Stefa? Yagiye. Uriya mugore se ajya reka mano, wagera ngo imbwa zamurigase mu karenge. Niba mute ubu ngubu bayagiye yose muri za koperative ze yinyine yigendeye. None se uko tubashaka muri kumwe Stefa? Ubwo rero murataha nyine muzagaruka ikindi gihe. Ariko ubwo waretse kubeshya abantu Stefa. Nyiramariza. Nyiramariza. Umugore wawe agaruke, ntabwo byemewe kwinjira mu nzu yanjye. Nimumbare muntabare namwe muyahunye amaso k'uwo mugabo. Anzerekiye mu nzu arakingaye. Stefan, umukingura Nyiramariza. Nimusigaho ndapfata. Stefan, ndavuze ngo mumvire mu rugo nagaha. Ntasoni. Mwese mugende. Ntasoni. Muraza kuntegeka iwanjye ngewe. Iyi nzu muntegeka gufungura. Ninde wayinyubakiye? Sinjye wayiyubakiye? Hari n'umwegeza ntwere ibati cyangwa igiti? Ninde wazanye urugi hano? Bose hakamujyana se nyine. Uzi ko ntarenze ko Stefan ameze gutya. Ntidushobora gusiga Nyiramariza muri iyi nzu Stefan. Mubonye tukwihoreye rero kugira ngo tuyobewe ibyo warabimukoreye. Nta soni. Turabizi ko warabimukubise ukamuvuna. Niba wanze kumukingurira ku neza, turiyambaza inzego z'umutekano. Kandi birabona bi Stefan. Ariko ibyo mwigira ni ibiki? Stefan mukingurire. Stefan, amahitamo ni ayawe. Urakingura cyangwa wakoreshwa imbaraga z'ubuyobozi. Bukeye bwaho ariko disiko mbona urangaye kandi wonsa umwana Budesiya. Wibagiwe ko ugomba kwitwara mu gihe wonsa umwana. Yo mbabarira ganza wanje, ese wandebye usanga narangaye. Nuko rwose mwibere umufashe neza kandi umwitayeho. Niko se Nonsiya? Ndakumva. Utugiye kureba Nyiramariza ku kigo nderabuzima. Ubu niho ngiye. Twamuvanye ameze nabi. Nukuri pe. Bahita bamujyana ku bitaro bikuru bamushyiraho isima. Ngo yarazanye n'imbangukira gutabara imugeza ku kigo nderabuzima. Ye baba we, disi Nyiramariza arambabaje. Nuko byamugendekeye. Ye baba we. Mvanye na Alphonse mu rugo tujyanyeyo. Ndamubwira ngo komeze njye nyura ahangaha. Nkibutse gahunda yo gupimisha abana ibiro. Nabyumvise babitangaza mu gitondo.
ubwo ejo mu kiruhuko cya saa sita nzamuzana. Harya uwo mwana wawe ntiyujuje amezi 6? Nuko muhifasha abere rero. Ariko ubu amashereka aracyamuhaza Nonsiya. Muri iyi minsi mfite amashereka menshi kuko ndatuje kandi ndya n'indyo yuzuye nkananywa cyane. Kuva umwana ageze amezi 6 nuko muhifasha abere. Ubu se natangira kugaburira umwana wanjye kandi ngifite amashereka menshi gutya kuko mujyana? Ntubona ukuntu agotomera? Iyo umwana yujuje amezi 6 rero ahabwa imfashabere kugira ngo yunganire amashereka bimufashe gukura neza. Ubu se ntamugaburiye ngakomeza kumwonsa hari icyo yaba? Umwana ugeze amezi 6 ntabwo imfashabere igizwe n'indyo yuzuye adindira mu mikurire akanarwaragurika. Erega amashereka yonyine ntaba kimuhaza. Yewe ndaje nyimushakire rwose, nanjye ndashaka ko umwana wanjye akura neza. Ni kumutegurira rero ifunguro rigizwe n'indyo yuzuye irimo ibirinda indwara, ibitera imbaraga, yego, n'ibyubaka umubiri, kandi ukabimutegurira n'isuku. Ibirinda indwara birimo imboga n'imbuto byose nzabibura. Ibitera imbaraga nabyo nk'icyo kirayi, igitoki n'ibindi binyabijumba nzajya mbisimburanye. N'ibyubaka umubiri rero ibinyamisogwe n'ibikomoka ku matungo nk'indagara, amagi, iyo nyama igihe yabonetse, maze byose ukibuka kubitegurana isuku. Kubita imfubyi yibwiriza kurira Nonsiya, nzajya mbyitegurira rwose, kandi ntoze n'umukobwa umusigarana kugira isuku. Nuko ikindi rero nuko umutekera igikoma, ukamutekera igikoma gifashe kandi ukareka kigashya neza. Igikoma cy'umwana ni igikoma cyo kurya ntukigira amazi. Ahubwo nuko nta mwanya mfite ubu nonaha mba mpise nkimutegurira nkamugaburira. Ikindi ugomba kumugaburira nibura 3 ku munsi. Kandi ugakomeza kumwonsa. Uzarebe ngo umwana wawe arakura neza mu bwenge, mu gihagararo, kandi azakura yishimye. Urakoze cyane Nonsiya. Tanza wanjye wabyumvise? Ndababara cyane muganga we. Ubuse turabigenza dute kuko Devu kwakomeje gutaka cyane. Nyiramari, karame muganga. Ihangana, uwo muti muganga aje akagutera agufasha, ariko ntiwahita ukora nona. Mbere no gutegereza uwo muti tuguteye ugakora. Murakoze baganga bacu, ariko rwose ibi bikwiye gucika. Abagabo bameze nka Stefano bakareka guhohotera abo bashakanye bene aka kageni. Harya ubwo yamukubisa amuvuna gutya ntiyanamufasha kugera hano ku kigo nderabuzima? Yihora iki? Kuyo tutagere umubyeyi ari kuborera mu nzu. Nyiramari, ugahohoterwa gutyo ugaceceka koko? Kandi ibibazo byanyu bimaze igihe kirekire cyane Nyiramari. Njyewe nashatse ni Nyarurembo numva wowe na Stefano mufitanye amakimbirane. Umubyeyi nawe mubwiye muga, nakomeza guceceka umugabo we ntazashyikirizwa inzego z'ubuyobozi, hazakomeza guhohotera abagize umuryango we. Hazakomeza abahohotere nyine, yibwira ko ari uburenganzira bwe. Nyiramari, ntegereje uburenganzira bwawe, hanyuma nkageza ikirego cyawe kuri RIB, kuko wowe ntiwashobora kwigererayo. Ahubwo se bigeze iki gihe utarabivuga Rufo? Umva, Mana yewe, narihanganye bihagije. Umutima wanjye waraboze kubera Stefano. Nta mwanya mufitiye, genda umurage bamukanira urumukwiriye. Kuko nutabikora igihe nzatorera agatege nzaruhukira kuri RIB. Ude, kuyitiye mu gikoni kandi natetse se? Si ibiryo ngiye guteka, ngiye gushigisha igikoma. Igikoma cy'igise ko icyuma kirimo hariya muri teremusi, kandi n'ibiryo rwose natetse ni byinshi. Iki ni icy'umwana Fili. Wiki? Ahubwo nazanye n'imbuto ndashaka kumukorera umutobe wazo. Niko se mada, urashaka guhagarika konsa umwana ukamuha ibindi biribwa koko? Sinzahagarika kumwonsa, ahubwo nzamuha imfashabere kandi akomeze yonke. None se Ganza yakubwiye ko atacyonka ngo hage? Fili, barabitubwiye ubwo twajyanaga kwipimisha ntwite.
ariko nanjye burya nari nabyirengagije mba ndetse nyuma rero umujyanama w'ubuzima yaje kunsura anyibutsa ko ubwo umwana wacu yujuje amezi 6 ari ngombwa kumuha imfashabere. ariko izo ni teori z'abaganga bude. Umwana aronka agahaga, impamvu yo kumugaburira ni iyihe kandi bavuga ko ngo ibere rifite intungamubiri zose umwana akenera? Ayo mashereka yonyine ntagishoboye kumuhaza ngo afashe umubiri we gukura neza. Hakenewe iyo mfashabere igizwe n'indyo yuzuye kugira ngo akure neza mu bwenge no mu gihagararo. Amugaburiye se yabiki? Nonsi yatayambwiye ko yadindira mu mikurire akanarwaragurika, kuko umwana wujuje amezi 6 rwose amashereka yonyine ntamuhaza ntanamufasha gukura neza. Ngo rero ibyiza nuko akomeza konka anahabwa imfashabere. Ubu se koko ibiryo by'umwana ko batubwiye ko bigomba guteguranwa isuku ihagije, wamukorera koko urabona kanengwa ubiri azabivamo? Niyo mpamvu nashatse ibikoresho byihariye byo gutekamo ibiryo by'umwana n'ibyo kumugabuririraho. Isuku yabyo nzajya nyikorera, kandi kantengwa nawe ndarushaho kumwigisha isuku. Ubwo ni ukumugaburira nta kundi. Ni inshingano zacu kumushakira indyo yuzuye irimo ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga. Ewe ubwo umwana wacu rero tuzayimushakira rwose. Izo mboga n'imbuto, ibikomoka ku matungo, ibinyamafufu, ibinyamisogwe, byose tuzajya dufatanya rwose tumushakira ikizatuma akura neza. Ndumva nabizi byose cyane. Yewe muntu urinde? Ese ninde ubaza mama? Atu uburyo ni wowe Cedric? Njye wazaga ngo ndinde se? Nayi nakubewe n'ukuri. Niko iyo myenda wambaye ni yande Cedric? Uwo mwana wese nakuje guca imyenda bagenzi bawe. Njyewe vuba nonanga genda ukure ibyo pantaro n'uwo mupira bitari ibyo bishyire nyirabyo urumva. Mwabara mu gusa mwagiye munyirwa nabikimbashije kubonera kuko ni yanjye ko ngo iki iyi myenda sinayitiye ni yanjye. Wayikuye he? Narayiguze. Warayiguze? Amafaranga ukuye he wa mwana we? Amafaranga nyine na rero kutegera usibye muri bene wanyu waso no kwa banyokurumi usabiriza amafaranga urumva. Yego ndakennye wenda se ngura amakobo yahenze ngiyo wambaye, ariko ngegeza kwambika we n'abashiki bawe. Mama rwose bene wacu batagarutse kudusura kuva papa yapfa sinajya kubasaba, ahubwo ndakora nkibonera udufaranga nkatubika. Ngwiki ubwo sukora iki koko wa mwana we? Nyine nkorera abantu turimo tworoheje, kujya kubavomera, kubakupira ibyatsi, gutunda amatafari. Mwese mama niyo mpamvu ngira nyane mugoroba nkakubura hano karenga kuri mwe hano wenyine. Yego mama, mbona abandi batipe bambaye udupantaro twiza nkanga kukugora nkajya kugapagasa nk'imanukira uduceri nkabanda dukaciye nkaza nkaturyamo. Ariko rero nakubwiye ko izo mvugo wihaye ntazishaka Cedric, uvuga ikinyarwanda neza rwose. Mene wanjye aho kundakaya rwose wari ukwiye kubishimira ko nzi ubwenge pe. Aha sindakaye Cedric, gusa ugomba kugabanya ibyo gushaka amafaranga ukiga wa mwana we sibyo? Genda ukora iyo myenda ukora ibyo nasize nkubwiye rero. Imirimo wansigiye nayirangije kare ubu ndagiye. Ngo uragiye? Ugiye aya masaha? Ngiye gutira umutipe twigana igitabo, niwe wenyine ugifite kandi ndashaka gufata note. Uramenya utayekaye nuzo dutaho urugi Cedric urumva? Ubiko ko amabwiriza yo kwirinda COVID-19 arimo gutaha kare. Tade rwose igendere nta kibazo ndaguma hano, ahubwo se wankinguriye nkigira mu nzu. Isige ngufungiranye se? Erega nibyo byangira akamaro, kuko bunje ahangaha iwawe rwose kuhihisha Tade. Ndiye utamenya. Uje kwisha nde Stefan? Hari umuntu wambaye amafaranga asaka bari kuguhigisha uruhindu Stefan? Urabizi se njya nambura Tade. Ahubwo ejo bundi nikosoreye umugore, none abantu rwose bahagurutse bahagaze barashaka kumfungisha. Ngo wagize ute Stefan? Shanara amateko nyine. Nyiramarisa rwose yarandembeje n'agasuzuguro, yarasigaye rwose ashaka kuntegeka mu rugo rwanjye. Naragiye nyine ndamunywera ntaha nazujuje, avuze ndamukosora ndamunyukanyuka ariko Stefan wakwise umugore wawe none urabivuga amatama yombi nta bwoba nta soni. Abasore bambaye amakaruvati se? Mwiriwe neza ko ntabamenye se.
mwaba muyoboza kwande ngo mbayobore mw'abana banjye mwe? twe turi abakozi ba RIB mu rwego rw'ishyirahamwe rushinzwe ubugenzacyaha turashaka uyu mugabo Stefano. RIB njyewe RIB se Stefano nakoze iki ndengana rwose bana amanyanga yahunganje bana amanyanga mufate mushyiremo amapingu tugenda rekeraho ngaho inyangamugayo hose. kugeza isoni se Cedric? nuko ari ubwa mbere umuntu ambwiye amagambo nk'ayo muga. mama ahora anyumvisha ko nyiri umwana muto cyane. ni ukuri rero iyo myenda yakubereye cyane, yakugaragaje nk'umusore mukuru rwose. ujye uhora uyambaye utyo uraberewe pe. ibi byose mbikesha wowe muga, rwose warakoze cyane kungura imyenda myiza. uzi ko hari abambonye bakanyoberwa. erega burya Cedric wambaye neza agaragara neza. nibyo rwose kandi ndacyagushimira. ariko rero ndananiwe cyane. noneho ngende wiruhukiye. oya Cedric wigenda, ahubwo ngera unkorere ka massage sha. nta kibazo rwose muga, massage y'ibirenge ndayigukorera neza buriya nahise mbimenya. kugira ngo se shahu uyu munsi ndababara ibirenge. akazi ko ku kigo nderabuzima se wa mwana we, umuntu yirirwa acuritse umutwe yandikira abarwayi imiti. none ndumva ijosi ryakibanye cyane neza neza. ijosi ryo sinzi uko bayikorera massage ni ukuri. dore ubu ndababara ku ijosi, ibitugu n'amaboko. niho hakeneye massage urebye. gusa ndabigenzane ko ibirenge nagerageza kubera gukina umupira nkanabibona mu bakinnyi. igera hino mbanze nkumase gatoya, hanyuma urahita ubona uko bigenda, hanyuma ushobore kumfasha. oya njye nta massage nyine, ni ukukwigisha gusa ukamenya uko bikora hanyuma ukabinkorera. uretse kunkoraho muga ko ngira ubu. kuramo uwo mupira ahubwo kuko ndamasa umubiri simasa imyenda. oya ugize ubwoba se? wigira ubwoba Cedric, ni massage nshaka kugukorera gusa. oya nako reka ni ukuri wigira ubwoba ntacyo bitwaye Cedric. sinakubwiye se ko ngufata nk'umwana wanjye? ntako ntujya ubona ko bakora massage muri filime. Jackie ko ukomeje kongerera Cedric inshingano bizagarukira he? ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. mukomeze mugubwe neza mwe mukurikira ibiganiro by'Urunana. twizeye ko uyu mwaka mushya wa 2021 mwawutangiye neza. tugeze muri wa mwanya twabahariye aho tubasomera ibitekerezo mwatugejejeho. Ngendi Bonane Jean Emmanuel. ubutumwa bwanyu bw'uyu munsi turabwera kubwo twandikiwe n'umukunzi w'Urunana wagize ati muraho neza, nishimira uburyo mukina biranezeza kuko haba harimo impanuro nziza kandi zubaka. gusa mbabazwa na ruriya rugo rufite umwana wavukanye ubumuga. uriya mugabo arambabaza, mumubwire yisubireho. undi watwandikiye yagize ati muraho bari munemera, nitwa Ntirenganya Gilbert w'Irurindo umurenge wa Buyoga. ndagira ngo mbwire Patrick ngo narekeraho gushukisha abari telefone abangiriza ejo hazaza. mute nawe isubireho umere nka mukuru wawe Benita. undi nawe ati muraho bakunzi b'Urunana, ni Adrien mperereye ku Muhima, ndagira ngo mbitumire kuri Mutesi. mute ibyo urimo nagira ngo nkubwire ko Patrick nta rukundo gufitiye. komeza umwitondere ejo utazisama wasandaye, kandi kwirinda biruta kwivuza. nukomeza kugendera mu bishuko bya Patrick ni akazi kawe. akomeza ubutumwa bwe agira ati indi nama naha Nyiramariza nuko yafasha umukobwa we kwikura mu byigunge, kuko n'umukobwa wabyaye inda idateganyijwe ashobora guhinduka zahabu cyangwa umuntu w'agaciro muri sosiyete arimo. undi mukunzi w'Urunana ati muraho neza, ni Tuyisenge Moyize w'ikigeyo. Nge ndashimira Benita cyane ukuntu yitwaye, kandi ndagira inama Mutesi ko agomba kugarukira aho agejeje kuko amaze guta umuco rwose. nkunda Urunana cyane, muzaze ikigeyo muri Rutsiro tuzishima. umukunzi w'Urunana wundi yatwandikiye agira ati muraho neza bari mu beza, tubashimiye uburyo mudahwema kutwigisha. reka mbwire Stefano, niko Stefa aka kanya wibagiwe intambara yari yakunaniye hagati ya Nyiramariza na Nadina? reka mbwire Mutesi, niko mute wanyuzwe n'ibyo ufite? kuko uzagezaho ko Feliciane na mukuru wawe badahwema kuguhana no kuguha urugero rwiza mu myitwarire n'imyifatire. murakoze. yari Uwimana Jean de Dieu uherereye mu karere ka Nyagatare umurenge wa Karama. ubutumwa bwanyu mwatwandikiye muvuga ku nkuru zagarutsweho mu Runana muri iyi minsi tubusoreje aha. turabashimiye mwese abatwandikiye, ndetse namwe mudahwema kutugaragariza ko mukunda Urunana. tubifurije kugira ubuzima buzira umuze. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.